azamuka umusozi atindana nawe iminsi 40 ishize, amanukayo ageze hejuru. Mose yagize icyo cyifuzo cyo kukureba, bituma azamuka umusozi atindana nawe iminsi 40 ishize, amanukayo. Abisirayeli babibonye bipfuka mu maso, batinye kureba umuntu usa nkawe mwami, shoboza kugumana nawe kandi use. Zakayo yagize icyifuzo cyiza cyo kureba Yesu kwasa, ayabangira ingata ava mu by'icyubahiro yari yishingikirijeho, maze aparama igiti ageze hejuru. Kristo abibonye ati si ukundeba gusa, ahubwo ndanarari wawe mwami, shoboza kugumana nawe mwami use. Kukureba bituma ngubwa neza mwami, subizwa intege ubugingo bwanjye. Kukubona wishyura ideni bituma ngubwa neza mwami, subizwa intege ubugingo bwanjye. Kukureba bituma ngubwa neza mwami, subizwa intege ubugingo bwanjye. Amashyi menshi kuri Manoa, amashyi menshi cyane. Hanyuma turaza kumuha undi mwanya nyuma.